Ese waba warigeze wibaza impamvu abantu bamwe batsinda mu buzima abandi bagahora bacika intege? Cyangwa se waba warigeze ubona umuntu utangira gukora ikintu nyuma y'igihe gito agacika intege, ariko hakaba n'abandi bakora bakaguma bagerageza mpaka bagahozaho bakazaruha nyuma batsinze? Birashoboka ko nawe byaba byarigeze bikubaho. Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu mudukurikira kuri Clean News. Uyu munsi tugiye kuvuga ku myitwarire yo kwigenzura cyangwa mu ndimi z'amahanga self discipline. Imyitwarire yo kwigenzura ni ubushobozi bwo gukora icyo ugomba gukora n'igihe utabyumva. Ubushakashatsi buvuga ko imyitwarire yo kwigenzura ari imwe mu mbaraga zikomeye cyane zituma umuntu agera ku ntsinzi kurusha kugira ubwenge cyangwa kugira imbaraga zituma ukora ikintu. Ubushakashatsi buvuga ko abantu bafite imyitwarire yo kwigenzura ikomeye bafite amahirwe menshi yo gutsinda mu byo bakora mu kazi cyangwa ku ishuri. Bibongerera amahirwe yo kugira ubuzima bwiza kurusha abandi, kubera ko bafite ubushobozi bwo kwihangana kurusha abandi kandi bakora ibyo bagomba gukora ku gihe cyabyo. Gusa ikibazo gikomeye kuri ibi ngibi ntabwo ari imyitwarire yo kwigenzura. Ikintu gikomeye kuri ibi ntabwo imyitwarire yo kwigenzura iza yonyine, irubakwa. Buri muntu wese afite ubushobozi bwo kuyubaka, ariko bituruka ku ntego ufite. Muri iki kiganiro tugiye kureba uburyo wayubakamo. Imyitwarire yo kwigenzura ni ubushobozi bwo gukora icyo ugomba gukora n'iyo utabyumva. Si ukumva ushaka gukora, ahubwo ni ugukora n'iyo utabyumva. Hano turifashisha ingero 3. Kwiga niyo wumva ushaka kuruhuka. Gukora siporo niyo wumva wacitse intege. Kureka gukoresha social media mu gihe uri mu kazi, mu gihe ibintu ukora nta hantu bihuriye na social media. Ubushakashatsi bugaragaza ko imyitwarire yo kwigenzura ari nk'imbaraga zo mu mutwe, bishobora gushira iyo zikoreshejwe cyane ku munsi. Ibi bikaba bituma abantu bacika intege cyane ku nimugoroba. Habaho impamvu nyinshi zituma abantu batabasha kugira imyitwarire yo kwigenzura, ariko twe tugiye kurebera hamwe impamvu 3 z'ibanze. Icya mbere ni motivation. Kugira imbaraga zo mu mutima zituma umuntu akora ikintu runaka no kugera ku ntego ze, nubwo waba ugenda uhura n'ibibazo cyangwa hari inzitizi. Nk'urugero twakwifashisha, umuntu ashobora kuvuga ngo mu kwezi gutaha cyangwa mu mwaka utaha nzakora business iyi ngiyi, ariko bikazagera iki gihe business wumva utakiyishaka. Nk'umuntu ashobora kuvuga ngo ugiye kwiga iki kintu, ukavuga ejo nzatangira kwiga iki ngiki, ariko uwo munsi wagera ukagera iki kintu warakivuyemo wumva utakigishaka. Ikintu gikomeye kuri ibi, motivation iraza igashira, ntabwo ihoraho. Motivation si inshuti nziza yo kubaka imyitwarire yo kwigenzura, kuko motivation irahindagurika. Ntabwo ushobora kubaka ubuzima bwawe ku kintu gihindagurika. Kugenda usubika ibintu cyangwa kugenda utinza ibintu wakagombaga gukora, nubwo uba ubizi neza ko ibyo bintu biri ngombwa kubikora. Mu buryo bwumvikana neza ni uburyo bwo gusubika ikintu kugikora cyangwa gutinza ikintu ukagikora nyuma y'igihe kandi wari ufite umwanya wo kugikora. Hano twakwifashisha nk'ingero ntoya, nko mu kazi iyo wari ufite raporo uzatanga ku munsi ukurikiyeho, ariko nyuma y'akazi ho kugira ngo ujye kuyitegura ukajya kwirebera inshuti zawe cyangwa ukajya kureba imipira n'ibindi byose birangaza, ukaba ubikoze mu mwanya w'uko wagateguye ya raporo wagakoze. Cyangwa ufite gahunda yo kwiga ikintu ariko ukabireka ukigira kuri televiziyo. Ibi byose bigira ingaruka zikomeye cyane kuko bituma imirimo irundanika ku bana myinshi, bikongera stress n'umunaniro cyane, bikagukerereza kugera ku ntego zawe. Gusa nubwo biri uko, ntabwo abantu badindizwa no kubera ubunebwe gusa. Biterwa na stress, batinya kunanirwa cyangwa barambiwe. Willing power, imbaraga umuntu agira zo kwihangana no kwiyobora, akareka ibimushuka cyangwa bimwoshya ako kanya ngo areke gukora ibimufitiye akamaro mu gihe kizaza. Nk'urugero, gukomeza gukora nubwo wacitse intege. Ubushakashatsi bwerekana ko kwigenzura ku giti cyawe cyangwa se self control mu ndimi z'amahanga irushya nk'imbaraga. Iyo ukoresheje umunsi wose ufata imyanzuro myinshi, nimugoroba uba warushye mu mutwe. Wabigeraho ute kubaka kwigenzura ku giti cyawe? Tangira ibyoroshye. Ntukigere utangirira ku bintu bikomeye, tangira ku bintu bito bito. Ubushakashatsi buvuga ko ho gutangirira ku bintu binini cyangwa ibintu bikomeye, tangira ku bintu byoroshye. Uko ugenda umara igihe kinini ubikora, niko ugenda ubasha kugenda utera imbere. Nk'ingero tugiye kwifashisha, nimba ushaka gukora siporo ntabwo ari ngombwa guhita ukora pompage 50 cyangwa 100. Utangirira nko kuri nke zishoboka, ushobora kugitangira kuri 5 buri gihe mu gitondo 5, bigenda byiyongera bikazarugashyika kuri 50 mu gihe kiri imbere. Ishyirireho gahunda yawe y'umunsi.
Abantu batsinda cyangwa bafite ibyo bashaka kugeraho ntabwo bategereza kumva bashaka gukora, ahubwo bashyiraho gahunda yo gukoreraho. Baba bafite gahunda ihoraho. Biba byiza iyo ugennye igihe mu bintu ukora byose, ukaba uzi ngo iki gihe ndakora iki, iki gihe ndakora iki, hanyuma nyuma yaho ukaza kureba icyo wakoze n'icyo utakoze ukamenya aho ukosora. Niba ushaka kugira imyitwarire yo kwigenzura, gabanya ibirangaza. Gabanya social media mu gihe atari ko kazi kawe. Irinde ibintu bitakugirira akamaro. Ibi bituma ubwonko bwawe bukora neza. Kora niyo utabyumva. Abantu batsinda mu buzima si abumva motivation buri gihe, bakora niyo batabyumva. Ibi nibyo bibatandukanya n'abandi bantu basanzwe. Fata ibyo ukora ubihindure ingeso. Ubushakashatsi bwerekana ko ingeso zikomeye cyane kurusha icyo ushaka gukora. Iyo ikintu cyahindutse ingeso, ntujye ubitekerezaho igiye kugikora, ubwacyo kirikora. Kurikirana iterambere ryawe, andika buri munsi ibyo wakoze. Iyo ufashe umwanya ugasubiramo ukareba ibyo watsinzweho, biguha imbaraga zo gukora neza. Imibare y'ubushakashatsi yerekana ko abantu bafite kwigenzura bikomeye bakora neza mu kazi cyangwa gutsinda cyane mu ishuri kurusha abandi. Gukererwa gukora ibyo ugomba gukora bigabanya umusaruro mu kazi no ku masomo, kandi bikagutakariza n'icyizere ku bantu. Ingeso nziza zituma umuntu agira ubuzima bwiza kurusha kugira ubushake bwo gukora. Imyitwarire yo kwigenzura cyangwa self discipline ntabwo ari impano, ni ibintu byubakwa buri munsi. Niba ushaka guhindura ubuzima bwawe, ntutangire ushaka impamvu ukora ikintu. Tangira ibintu bito, bikore buri munsi. Ikintu cy'ingenzi kumenya ni uko imyitwarire yo kwigenzura ntabwo ari amarangamutima, ni icyemezo ufata buri munsi. Tugana ku musozo, twababwira ibitabo twifashishije. Atomic Habits ni igitabo cyigisha uko ingeso nto z'aka kanya zubaka ubuzima bw'ejo hazaza. Igitabo The Power of Habit gisobanura uko ingeso zikorwa n'ubwonko. Igitabo Can't Hurt Me gisobanura ubuzima bw'umuntu wubatse discipline ikomeye cyane. Igitabo Deep Work uko wakora utarangaye. Bakunzi bacu, dusoje tubashimira mu mwakoze subscribe, n'abatarayikora turabasaba kuyikora kugira ngo mujye mubona ibiganiro mu ba mbere. Imana ikomeze kubana namwe.